ngo agapfa kaburiwe n'impongo ko nyine ngo baca umugani kandi ngo nyamwanga kumva ntiyanze no kugira gute kubona ziza niko zigenda zikurikirana ko zigenda ziza niko zigenda zikurikirana nibwo buryo ngomba kuzitanga Imana rero yamunyeretse ko nawe aravuga abandi ariko urumuriho ntirumworoheye araba ko bamuriye amafaranga ngo bari abantu bari bamwoherereje kandi Imana ikomeye Emana we Yesu we ingoma yawe ni amamare agere kubona n'ibintu bikaguca intege niyo mpamvu nkunda kubabwira ngo ntabwo igihe cyose umuntu ahora aseka Data mu izina rya Yesu turagushimiye kandi turaguhimbaje tugushimiye ko abanye natwe ukaturinda izina ryawe niryubahwe ubwami bwawe nibuze aha ngaha rero tugeze ku mugaragu wawe tugiye kuganira ijambo ry'Imana ndetse kandi ndakwinginze kugira ngo wohereze umwuka wera azabane natwe kandi ubwiza bw'Imana butumurikire Uwiteka we turashaka kukubona turasabira umugisha abadukurikiye mu izina rya Yesu Kristo abadukurikiye bari hafi ndetse n'abari kure abo bose turabasengeye tubasabira umugisha w'Imana kugira ngo bashyigikire kuko uri Imana ibizi kandi ibishoboye ngaho rero tuguhe kaze na karibu muri byose mu izina ryawe rya Yesu amen mu izina rya Yesu amen urakoze cyane uraho neza uramukanye amahoro ntabwo ari neza ntabwo ibintu byose bihora ari byiza ko bitoroshye ntabwo byoroshye ntabwo ibintu byose bihora ari byiza muririmbyi aririmba neza asubiramo ati nzajya ndirimba mubazanya nti ese Yesu niki cyakunkundishije yego urukundo rw'Imana ni rwiza kandi Imana yacu iradukunda nubwo twebwe bamwe tutayikunda ariko Imana iradukunda Imana yacu ni nziza ni inyembabazi n'uy'urukundo yo kabyara gahora ku ngoma niyo mpamvu tugiye dukwiriye kugira gute gusaba imbabazi yego tugasaba Imana yacu imbabazi Imana ishimwe cyane rero yego ikomeze tugirire neza ikomeze tuhundakize amababa yayo yo kabyara ikomeze dushyigikire amen buriya Imana yacu nyegeranya nko kuntu inkoko ibundikira imishwi sinzi niba ndabizi niba warabaye mu cyaro y'inkoko ziba abaye rwose buriya inkoko irararira ikagera hegaturaga ariko yajya no kugira ikabundikira abana ikaza kugira igihe ikabagenda imbere ikagenda batorera yego amen ikagenda batorera nanjye rero ntekereje kuri indirimbo ngo nzajya ndirimba mubazanya nti ese Yesu niki cyakunkundishije niki cyatumye unkunda niki Yesu wanciye iki Yesu buriya hari igihe ariko sinzi abantu ukuntu mba mbona Imana yacu Imana idukunda niba n'abandi ko babibona ntabwo ariko mbizi Imana igatorera abakozi bayo igatora iradutorera kuko iyo nambaye ikote nk'iri numva ko ari Imana yari impaye yego ikote nareguriwe n'umuntu uri hanze umukozi w'Imana ngomba kukwambika agakote hari n'ibindi byinshi yakoze yego ndamushimiye ahari yiyumve kandi arabizi yakoze n'ibirenze ikote n'ubu no kuba mpagaze ni ukubera Imana kandi yamukoresheje Imana yarumva ko imurimo yego Imana imuha umugisha rwose ahari ndabizi ko nta kiganiro cyanjye n'iki na kimwe
kijya kimucaho. yego Imana imuhe umugisha rero, n'ibindi byinshi yakoze bikomeye, mpora mwifuriza umugisha ku Mana. Icyo numva cyo yabona kandi Imana arakimwemereye ni ubugingo bw'iteka ryose. amen. Ni ubugingo bw'iteka ryose. Imana ikomeze mushyigikire, n'abandi bakwiye gukomeza kudushyigikira mu murimo w'Imana. Ngira ngo ubushize twarabivuze muri kuriya kwezi gushize, tuvuga ko ibikoresho byacu abantu badufashije tukabona ibindi byarushaho kutubera byiza. ndashaka kutubera byiza. Ubu kamera dukora ikiganiro tumeze nk'aho tuyifashe. Abadufashe rero rwose mwaramugize neza. Imana yabaha umugisha. Mukomere rero, mukomere, turasenga nubwo ari urugamba bitoroshye. Ni kenshi dukomeza kubwiriza abantu ngo bakizwe, ni kenshi dukomeza kubwira abahanuzi ngo bareke kubeshyera Imana, ni kenshi dukomeza kubwira abahanuzi ngo nibareke bareke amagambo babeshya ngo bariho barahanurira Imana, kandi kumbi ari bya bindi duherutse gusoma muri Yeremiya ibice 23 umurongo wa 21, babeshyera Imana. Ubu bageze n'aho babeshyera abantu ngo babarya amafaranga, wagira ngo amafaranga ubutagira, ariko afite uburyo abayeho ukagira ngo ntiyagire. Abantu rero bara niyo mpamvu babonye nsuhuza ukabona ntago meze neza. Yego. Abantu bamwe barimo barakizwa rwose, ariko hari abandi bakomeje kugusha abantu. Bakomeje kubagusha, bakomeje birakomeye. Birakomeye cyane. Birakomeye n'urugamba. Noneho niba nza gusenga yameze ati simbizi. Ariko izi YouTube ngira ngo zibaho sinzi. Reka ntangire message nihuse kuko n'ubundi ndumva nta mwanya dufite, umwanya mutoya. Abantu barihangana kuko ndasoma ni message mbana nabonye, ariko nkazandika kubera ko ziba ari nyinshi, ngenda nzitanga mu gihe cyazo bitewe nuko zaje. Ndano rero barihangana. Message rero ngiye gutanga ni ku muntu, hari umuntu wiyita umuhanuzi. Ugiye gupfa. Kuri YouTube avuga ko ngo hari abantu bamuriye amafaranga. Ndetse abo yari bangana iki? Arega buri hari igihe abantu bajya kuri YouTube bakavuga Imana ikaduhishurira ibyabo, bakigira bere, kandi arega Imana yacu irareba ntiyerekwa. Yego. Twebwe tukereka ibyo yatubwiye, ariko ntabwo Imana yerekwa. Ubu tayari niba mpagaze imbere ya kamera ndimo mbeshya abantu, ariko gihe sinanabishobora. Uzi ko hari message mperutse gutanga mu gihe cyashize, nkatanga message nari nemerewe gutanga uwo munsi, ariko narengejeho indi message imwe, ndwara umutwe wenda kunyica. Iyo warengejeho yari y'ukuri, yari y'ukuri, yari y'ukuri, ariko yagombaga kugira nyine nayitanze mu gitari cyacyo. Urumva ubundi nge ntanga message nkurikije uko zagiye ziza. Ubu hari n'izo nzatanga
mu minsi iri imbere kandi nazibonye uyu munsi uko zigenda ziza niko zigenda zikurikirana uko zigenda ziza niko zigenda zikurikirana nibwo buryo ngomba kuzitanga Imana rero yamunyeretse ko nawe aravuga abandi ariko urumuriho ntirumworoheye aravuga ko bamuriye amafaranga ngo bari abantu bari bamwoherereje ngo avuye hanze ariko arapfuye arimbutse bitoroshera nshatse umuntu avuga n'akarere atuyemo n'intara numva bitoroshye ntabwo byoroshye twagiye tubona abantu benshi kuri social media bavuga ko bariwe amafaranga ntiwanababara ntabwo wari ukwiye kumuvuga kugira ngo tumenye uwo ari we nawe yimenye ndabe yahindukirira Uwiteka nawe mugirire imbabazi ntabwo nkwiye kumuvuga ni benshi ariko buriya ngo habwirwa benshi hakumva beneyo buriya habwirwa benshi hakumva beneyo nawe yisuzume yumve nasa nabaka ari umuhanuzi w'Imana seka bavuga niba asenga niba ari Imana akorera da ntagenda asenge ayisobanuze kuko niba azi ko muri abo nawe arimo ayisenge hanyuma ayisobanuze kera yahoze ari we ko yaratandukiriye kandi abakorera Imana ntibabuze barahari iyo utandaraje gatoya rwose gucaho ndumva ari message nayo mfite cyane cyane ari y'uwo muntu ndagapfa kaburiwe n'impongo ngo nyine ngo bace uwo mugani kandi ngo nyamwanga kumva ntiyanze no kugira gute kubona abantu rero bakwiye guhindukira bagakizwa muri byose abantu bagakizwa uburozi bagakizwa kuroga bagakizwa kwica byose bagakizwa ku gato no ku kanini niba bashaka ubuzima bwiza niba bashaka kubaho by'iteka ryose abantu ntibakizwe bakizwe ku gato no ku kanini nuko bimeze aha yewe se wageze ngo ubutumwa ntibwatambutse ubutumwa bwatambutse ibindi ntibitureba Imana iravuga kandi ngo intumwa ntiyicwa niba wumva bazakiza ubugingo bwabo nibatumva kandi ariko mfasha turirimbe aka gakorasi ndumva kaje karavuga ngo genda ubampamagarire bagaruke ku murimo maze ubambarize uti ninde wabahaye konji genda ubampamagarire bagaruke ku murimo maze ubambarize uti ninde wabahaye konji ababyeyi ku murimo abagabo ku murimo maze ubambarize uti ninde wabahaye konji amina mpamagarire bagaruke ku murimo maze ubambarize uti ninde wabahaye konji birakwiye ko abantu bose bahindukira bakongera bakorera hari abantu ubu bacitse intege mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri abantu basengaga baza kugwa iyo korasi nta bandi bwira ni mwebwe ngo genda ubampamagarire bagaruke ku murimo ngo ubambarize uti mbese ninde wabahaye konji ubu hari abantu babonye ko insengero zifunzwe bacika intege bitura hasi birarangira ariko ntabwo ariko bimeze abantu twari dukwiriye kuba maso ngo genda ubampamagarire ngo ubambarize uti mbese ninde wabahaye konji
Yesu aduhana umugisha. Haleluya. Tugaruke ku murimo kandi tuvuge agakiza nyakuri. Imana yatubwira ngo mbese ninde wabahaye konje? Abantu baragira ngo hari niko byahoze. Niko byahoze, mbese niko byahoze, barumva ko reka tugusaba dusengere. Reka mbasengere. Imana, Mana yacu, Mana nziza, Imana yo kwizerwa, Imana twakurikiye itazatubabaza ahubwo izatugirira neza. Mu izina rya Yesu Kristo turasenze, twari imbere yawe Mwami, turagira ngo ukomeze kutubwira ubutumwa bwiza, tubabwira abantu bakomeze kwihana no gusobanukirwa kuri Imana ishoboye byose, abatakuzi bakumenye, abakubuze ubiyereke. Ngaho rero ukira kutugira neza kugira ngo izina ryawe rikomeze kubahwa. Urakoze kuko byumvise, kandi urakoze kuko duhinduriye amateka, abantu bagahindura amagambo ku buzima bwacu. Urakoze kuko turengeye. Kristo, ndakwereka abapfakazi, ndakwereka abakene, ndakwereka imfubyi ndetse n'abandi bose babajwe n'umubiri, abarwayi. Mu izina rya Yesu ndakwinginze ngo barengere, ab'ingo zasenyutse ububakire. Hagara mu ruhande rwacu rero, kandi tukugireho umugisha. Urakoze kuko twumvishije, turasenze kandi turizera mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nimero yawe ya telefone? Nimero yanjye ni 0782969741. Murakoze cyane. Yesu abaho umugisha. Wowe wari udukurikiye